munsi mafitiye one secret cyakuza kumena ntabwo nshaka gukomeza kubibika mu mutima yabimbwiye mbere yuko anabivuga kuri kara video mwabonye kuri kamera ihangane uzasabira imbabazi ubona yamugiye kuri hanganisha oya uzagaruka kandi nintagarukayo humura n'ukuri humura muzamerekeze mwese ndaribwa cyane yego sheri ihangane ngura imiti yo hanze ihenze icyo gihe rero ndi muri iriya saga bameze nabi bimeze nabi mwarabyumvishe benshi bandasa ngo yangu n'amafaranga ashaka ngo yangu ibyakubagaho byose njye narabibonaga nkabona ukuntu urimo gutererwa hejuru abantu bavuga ngo bashaka amafaranga ngo bashaka kurya amafaranga ariko ibyo tunabireka turaza kubigarukaho ahubwo ndagira ngo mbere ko tunakomeza ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa wamaze gutabaruka reka tubwire umuryango we ngo mukomere cyane ngewe ikintu cya mbere numvaga ndi bukubwire niduhura kwari ukugukomeza komera sana komera cyane ibyo ibyabaga nanjye ndi mu big energy big up on yourself man big up on yourself for real man paradigm iri muri subconscious mind bivuga ngo iri gutekereza still birabanza bigaca muri conscious mind wowe ubifite uruhare ariko iyo bigeze muri subconscious mind nta ruhare uba ubifitemo ni ka kantu kazamo kaka ID kumva kitayemo ubundi gahita kajya muri subconscious mind ukahita ubasha gutekereza ukavuga ati ibi nibyo cyangwa se ibisibyo ni ukubundi ubwonko bwa muntu buteye so n'icyo gihe rero ndi muri iriya saga bameze nabi bimeze nabi mwarabyumvishe benshi bandasa ngo yangu n'amafaranga ashaka ngo yangu ibaze umuntu ari gupfa yarakubonye by the way yabimbwiye mbere yuko anabivuga kuri kara video mwabonye kuri kamera mbere yuko nabanje kumujyana kwa Nyirinkwaya twamanje kujya Kibagabaga va transfer tujya hariya imbere yo kwa Nyirinkwaya byari ari kumwe na polisi batavuga ati tujye kwa transfer basubiza kwa Nyirinkwaya biba ngombwa ko mvuga ati no reka mujyane kwa Nyirinkwaya bamushyire muri urgence no bamuvure bive mu nzira kw'icyambere n'ubuzima kuruta ibindi byose byabayeho gutyo baramuvura ariko ntiyakira neza gusa ariko muri ako kanya yari yakize arataha mu gitondo saa 8 abagera amagara nabi ngubu sinjya kwivuriza ara kwa Nyirinkwaya nkeneye ko kujya mu bitaro by'Ikibogora niho bazi uburwayi bwanjye niho bazamfura niko byageze ndagenda mutegera ko niga namubwiye ati ntabwo twamanukana reka mushakire umuntu muri bumanukana mushakire umukobwa bagomba kumanukana baramanukana yagerayo baramuvura binagenda neza gusa umunsi mafitiye one secret cyakuza kumena ntabwo nshaka gukomeza kubibika mu mutima wawe mbere ko tunakomeza ku bijyanye n'ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa wamaze gutabaruka reka tubwire umuryango we ngo mukomere cyane ngewe ikintu cya mbere numvaga ndi bukubwire niduhura kwari ukugukomeza komera sana komera cyane ibyo ibyabaga nanjye ndi mu big energy big up on yourself man big up on yourself for real man ibyakubagaho byose njye narabibonaga nkabona ukuntu urimo gutererwa hejuru abantu bavuga ngo bashaka amafaranga ngo bashaka kurya amafaranga ariko ibyo tunabireka turaza kubigarukaho ahubwo ndagira ngo tumenye Dr. M ni muntu ki akaba mu buzima bw'umuntu mu gihe gito ariko ugasanga yarakenewe na mbere hose ariko abantu bakakomeza kumwibeshyaho ndashaka tukumenye wavukiye he mu muryango w'abana bangahe wakuriye mu muryango umeze gute ndagira ngo duhera amazina ye nayahe ko abantu bamaze kumenya Shami Romeo aka Dr. M njye nakuriye Uganda wazaliwa Uganda oba wazaliwa Uganda wallahi no kurira ne Uganda Uganda rumanyi natete dumanyi nyo wow wali wakabimana wali wakabinyo abaganda mwena abali mu kugoberera interview tubatumide muri wakabinyo abantu mwena abali Kampala abanyarwanda muri wano abaganda muri wano abaganda mwena abawuliriza runo betuli mukogera maximum respect tubagala nnyo tubagalize birungi byoka wallahi uvukira Uganda ariko nkurira mu Rwanda nakuriye mu Rwanda nahaje mfite nk'imyaka 8 nibwo naje mu Rwanda ukurira mu buzima bumeze gute rero
umuryango wenda life yanjye nkunda kuyigira isolated. ntabwo nshaka ya life ya iri deep no wakuriye mu muryango w'abana bangahe w'abana bane wumva uzaba iki umuryango wakuriyemo wagutozaga iki nakundaga gutekereza wenda dusubiye inyuma gatoya njyewe mu P2 nabaga ndi wa muntu uririmba indirimbo urabona ko akunda abana baririmba ngo frere Jacques iki twa turimbo twa fake njyewe ndi wa muntu waririmbaga za mapoz nawe mapoz nawe ku buryo ebana wallahi kabisa bavuga ati ibi ntibibaho bakanyuzuriza 10 ku 10 kuri wa mwanya wo kuririmba gusa wenda ku kandi kantu abantu batazi njye mvuka ndi mutoya bura natangiye kuvuga mfite imyaka 6 ko niko kana abantu benshi batazi wavuze uti abana bavuga nino ngiye kuvuga mvuga bass nkajya mvuga ku buryo navuga mu P1 bura mfite imyaka 7 navuga ku ishuri my mom akavuga ati ndagika tashikare bigenze bite kubera ijwi wari ufite nafite bass ya dance ariko baze bamvuje ahantu henshi cyane hanze South Africa ahantu henshi cyane ariko barababwiye umuganga umwe nawe wabwiye ati South Africa avuga ati uyu mwana mumureke azakura bigenda azavuga neza bibe ijwi rizima tubone rero no kwibutsa ababyeyi bafite abana bashobora kuba bageze mu myaka 5 7 bataravuga ntimugahangayike cyane ahubwo mujye mwatura kuvuga kw'abana banyu muvuge ngo mu izina ryose agomba kuvuga uko akura agomba kumenya kuvuga kandi akavuga neza iyo twatura ku rurimi rwacu bitubaho ni ikintu nizera cyane so urumva nakuze mvuga bass azakira ubumure nakuze mvuga bass ku buryo school abapeti batwiganaga navugaga ijambo rimwe bagaseka ndabindi mbeze nk'umukomediye mbese kirumwa ijambo ryose navugaga ngo Romeo my name is Romeo ku buryo teacher yarazaga akavuga Romeo ni wowe wasakuje ngo you bandi kubera ijwi ryanjye ryabaga umuntu wese nyine yahitaga yumva ko navuze ku buryo atambwiye ati tubwira abantu baderangije njye nakumvishe niba bagatanyumvishe kubera yabaga ijwi ryanjye ritandukanye ryari umwihariko gusa ko nagiye nkura nakundaga ibintu bya music right now hari n'indirimbo nshyashya nakoze nimugoroba by the way ndashima Imana ndashima abadiyasipora bagiye banamo ndashima buri kimwe ndashima nawe yago Imana igumugisha kuba wantumiye byonyine n'amahirwe kuri njye cyangwa se n'umugisha kuri njyewe big energy by the way ikiganiro cyawe kirimo umugisha ukomeye cyane kuko we didn't plan buri ikiganiro cyose nkoze nta gipanze ntibara nk'ikiganiro cy'umugisha muri the plan turahuye Sky tuwaza yambwiye ati ngiye kubona na yagomba bari ruhagere yayigiza ngiye kubona na Gerard Mbabazi ariko Gerard Mbabazi yambwiye ati kuwa mbere nigo mbona nzabona umwanya wamfashije ukaza kuwa mbere ko nta kibazo ndambwiye ati kuwa mbere nzaba mari nta kibazo reka dusuze Gerard Mbabazi tunamushimire Gerard dukora ibiganiro byiza Gerard dukora ibiganiro byiza kandi Imana igutiza amaboko ushyigikire sinzi uko nabikora ibiganiro byubaka igihugu abantu tujye tubashimira bakiriho bamenye ko bafite n'akazi keza barimo gukora Gerard dukora akazi keza may God bless you mo may God bless you may God bless you may God bless you in the name of Jesus that's true kandi ndabizi ko Imana izabikora cyane umurongo urimo ni sawa cyane yewe urabizi ko ndi umufana wawe ntago ndi umuntu ndi umufana wawe ndi umufana w'akazi kawe I'm very proud of saying that yewe ntebishemo no kuvuga ibyo bintu ko ndi umufana wa Gerard Mbabazi ku nkuru iza kora inkuru nziza cyane twamuhaga indabyo tuma tumuha indabyo zo kugira ngo hakiri kare komeza that's true so nibyo navugaga urumva nakuze muri ubwo buzima mbese voice yanjye ita ari ikibazo ariko ukunda music kugeza ubwo story yanjye kanyivuge no muri byose ni kimwe 2011 nibwo nafunguye Maximum Music Records Sky kugira ngo namukoreye ibintu icyo gihe yarangiye nka producer nka owner of the studio nzana bitwa ba MacD b'abanyakenya nzana bitwa ba Nelly One
bagiye bakora ingoma nyinshi cyane harimo n'irade for them mwumvishe uriya ni Junior namuhamagaye aza muri studio yanjye bari yayikorera gusa yirangirije muri ya Jay Polly yarangirije muri Bridge ya ndamwibora byabayeho nasaga ikibuga ngo kimanyinyo nawe wabera mu kibuga panga 2012 bro I was there wari uri hano ask Bakti Bakti yakubwira buri kimwe 2010 wari uri hano yeah gusa 2014 nese njya gukomereza kwiga Uganda gusa nk'umuntu bivuye 5 senior 6 mu St. Lawrence University urahazi yego urumva nahatinze igihe kinini nahamaze indi myaka 5 niyo mpamvu hano bahise basa nkaho banyibagiwe yego niyo mpamvu Dr. M niwe turi kumwe kano kanya kuri Yago TV show tuzagira ibindi biganiro byo kumudiscovaringa kugira ngo tumumenye neza ndetse n'ibyo ashoboye munyemerere duse ntabo twerekeza ku nkuru y'urukundo rwe na Vava wamaze gutabaruka wamaze kwitaba Imana tureka tuvuge ngo Imana iguhiruko ridashira igihe cyawe let me say this igihe cyawe wagikoresheje neza kuko Vava yatanze ibyishimo ku bantu benshi Vava amaze kwitaba Imana umunsi Vava apfa uri mu minsi muzi uko byagenze kuri social media murabizi mwebwe murabizi abantu barababaye kandi babara n'uyu munsi hari abantu batarakira urupfu rwa Vava uyu rero ni Dr. M wumvikanye cyane mu majwi bamwe mumuterera hejuru muvuga ko arimo kubeshya ndagira ngo dusangize urugendo rw'urukundo rwawe na Vava kugera none ku munsi wa nyuma ubwo wamutabarizaga abantu bakavuga ngo murimo murashaka kwiba aba diaspora abantu bakavuga ngo ni prank abantu bakavuga ngo murimo murabyikoresha bikarangira Vava yitaye so ukuntu byatangiye rero nyabona bivuzeho gatoya mwamenyanye gute mwahuriye tangirire mbere yego twahuriye kuri Big Town Records yego kuko niho nari narasayininze nkorera ibintu byanjye nari producer waho muri main producer hari muri Big Town Records twakoranye kera nkiva Uganda yese amamagara mbwa ati nyine ko dukorana ndavuga ati ndahari kabisa naza dusanirwa contract ariko y'amezi 6 turakorana so muri icyo gihe nibwo yakoranaga n'ibiganiro nande na Vava yego haciyemo amezi 6 so Vava yaje gukora ikiganiro bisanzwe icyo gihe nari mbyibushye mfite 120 kilo standeba gutya mfite 86 nyinjira bari gukorana ikiganiro kwa kundi barangije ikiganiro bari kuganira Vava avuga ati nguriya niwe boss wahangaha nuza Bakti tambwe ati ni producer wahangaha ntago ari we boss wahangaha nyuma nibwo Vava yasabwe ati ya ndimbo ngese bimeze bitari ndimbo yari mu plan igiye kuzamukorera yaramwemereye nyine Bakti tambwe ati producer ahari ahubwo reka muhite munayitangira reka mugende muhite munakora twese tujya muri iyo studio turakora tumaramo hafi amasaha 6 turi twenye ko ngiye gukora ndamaze amafungo nafunga studio tukirira tukora ko nashaka kumurepetesha anamwigisha uburyo agomba kuririmba ibintu bizima ko nagiye numva ziraza dori imbogo zati nkumva zimeze fo nyine ntabwo ziri harakantu kaburamo navuga ati ngomba kumukorera indirimbo nziza ngomba kumurepetesha so namurepetesha hafi amasaha 6 dukora indirimbo yitwa FP kuri channel yanjye Dr. M Official TV abantu bashaka kuyireba bagenda bakayireba iyo niyo twakoze uwo munsi umunsi wakurikiyeho mitambwa indirimbo ifite yitwa Coconut wera nari mbaho gatoya cyane it's okay you my beautiful Rio you my light for life yo coconut 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 yo coconut kokarahagije coconut niyo twakoranye na Vava ya mbere nge nawe na collabo y'urukundo so tukimara gukora iyo ndirimbo ese mbwiye ati indirimbo uburyo ari nziza nyine ko tuyipromoting zambwiye ati nge nta kibazo icyo gihe mwari mutaratangira gukundana bitarazamo zambwiye ati ntacyo bitwaye so umunsi wakurikiyeho wa gatatu nibwo yahise ahamagara Bakti ashaka gukora ikiganiro Bakti yamuhamagaye ashaka gukora n'ikiganiro ndamubwira ati
Dr. M nkeneye ko aza kuba hari tukamamaza ya ndirimbo twakoranye ya Coconuts kuko niyo nabanje gusohora mbere y'ibindi. Njye ndi wamushaka gukora indirimbo mu munsi umwe tukarecordinga, ngakora beat, tukarecordinga, nkayiraraho nyimasteringa, gasohoka ikarangira. Yeah. So yahise avuga ati bana nkeneye ko Dr. M agomba kuba hari, tugakorana ikiganiro cyo kwamamaza ya ndirimbo yambwiye ko yayirangije, ubundi akahita uploadinga ko nkeneye kumufasha. Hari uburyo wera nyumvisemo birenze uko ngiye wenda nabitekerezaga muri make. So yarabikoze, icyo gihe twasi dukora ikiganiro cya mbere kiri kuri Big Town TV, ariko ahita nsaba ko twakora ikiganiro yumvaga ashaka ko kugira ngo yamamare cyane akeneye ko wenda tuza mu buryo bw'urukundo. Tuza mu buryo bw'urukundo ku buryo ibintu bigenda neza nka couple nyine. Tubibanye nka couple. Nuko byatangiye, that's the true story. Turagikora ikiganiro mbona Evana kirazamutse mu munsi umwe cyari kimaze kugera 36,000. Na yandi ndirimbo bampiningiyemo bashyize muri community imwe ya Coconuts yahise izamuka igera mu 26,000 mu munsi. Ndavuga ati ibintu ni byiza. Ndavuga ati ntari ibintu no nyuma uko twakomeje kugumana gake gake haciyemo nk'icyumweru, hari uburyo urukundo rugenda rwizana bitewe n'uko ukorana n'umuntu cyane, muganira cyane, n'umuntu twavuganaga amasaha nk'atatu kuri telefone. So urukundo rwagiye ruza mu gake gake. So nibwo twaplaninze sasa. Gerard Mbabazi yabonye icyo kiganiro arishima cyane, aravuga ati papa wabonye umukunzi n'iki, ahita aduhamagara. Mu kuduhamagara papa yahise ambwira ati njyewe ndagukunda. He was the first to tell me. She was the first. Yaratangiye gukunda niwe. So nanjye ndeba urukundo nkunda, ndavuga ati urukundo ntamugaruriye urukundo nta bumuntu ngira muri jyewe. Ibaze ni wa muntu ushaka kugusohokana, urabona abahungu twe tuba tugomba kugura, umwana akakugurira, akagushopingira, akagukora buri kimwe cyose. RIP baba, RIP for real. Niyo mpamvu nazigera mwibagirwa, ntabwo nzigera mwibagirwa na rimwe. Namukora indirimbo nimugoroba yitwa Niko Wansize, ndaza ejo nibwo nzayaploadinga kuri channel yanjye Dr. M Official. Uzayituma link igiye kwishyira kuri iki kiganiro. So ni indirimbo nziza cyane namukoreye, ntabwo nzigera mwibagirwa. Niyo mpamvu narahiye nahanga ndahire kuri Yago TV show ko abana bava ngomba kuzabafasha, byaca mu nzira nziza, byaca mu nzira mbi, byaca mu nzira zimeze uko zaba zimeze kose. N'urugero ndi kuvuga ugomba kubikora itegeko uko ari babiri. Nzagufasha kuko mu kiganiro nzongera gukorana nawe abantu banabimenye. Ndashaka uzamfashe tujye gusura umuryango, tuzagere ku bana ba bava. Akaboko kanjura gafite ndimo ndabipanga. Bava ntabwo twize tugirana ibihe birenze cyane, ariko bava nahuye nawe ntabwo yari umuntu mubi, ahubwo yagiye agera mu bantu bamwe bakamugira mubi. Hari abantu bagiye bamugira mubi, ariko bava ntabwo ari umuntu mubi. Ndabizi neza ko bava ari no mu ijuru, ameze neza cyane, nubwo tutakimubona hano ku isi, ariko bava ari mu ijuru. Impamvu imwe ituma ari mu ijuru ni iyi ngiyi. Urabona kariya kavido twakoze arimo asaba imbabazi abantu bose. Ni ukuvuga ngo tujyayo mu gitondo, mbere ko tugeraho reka dukomereze aho wari ugeze. Mutangiye gukundana ati ndagukunda, nawe uti ngomba kugukunda. Nyuma yaho rero yo gukundana n'iki cyakurikiyeho? Twagiye mu rukundo rwa nyarwo. Mbere nawe no biraza uramukunda. Urebye no mu icyo kiganiro cya mbere nabivuzemo, twakoranye na Marty, vuga ati burya urukundo rufite uko rugenda. Ntabwo ari ukuza ngo ngo bite biba, no, ahubwo hari uburyo santima zigenda zizamuka gake. Nageze aho ndamukunda, abantu umutima wanjye wose ndawumuha pe. Ndamubwira ati uburyo ngukundamo, yewe nabo ba ex, hari umu ex nifite yagiye muri Amerika, twariganye nyine Saint Joseph Primary hariya Kicukiro muri P6. Turakundana igihe kinini cyane. Nyuma iwabo bose baza kugenda muri Amerika. Mama we ni Pasteline. Yari Pasteline wo kwa Gitwaza, nanjye nawe nanasengeraga.
so nyuma yaje kugenda nyine birarangira ndavuga ati ya sova urumva umuntu iyo harimo urusika hagati yawe nawe harimo intera ndende hari ukuntu baciyemo n'igihe bigeraho bikarangira ushinzwe bakunze Vava rero uramukunda byanyabyo n'umutima wanjye wose kabisa. Kubera iki hari bamwe babibonaga nka prank cyangwa babona mudakundanye by'ukuri ubona byaraterwaga n'iki? Yago wenda bivuge mu buryo impamvu babibonaga gutyo babonaga ngo tudahuye ngo byinshi wabyumvise bakavuga ati ngo tutemo ngo ni runaka ngo Vava ni gutya kubera iki ntago bibaho biriya barabeshya ntago tubyemera ni planka niki ya abandi bakabishakira ama views abandi bakabigira ute byinshi ya bakavuga uko bitari ariko ngiye ku mutima wanjye naramukunda. Imana igumugisha ko wavuze uti Imana yo mu ijuru impane niba iki kintu ndi kukibeshya impane yihanukiriye mbese naramukundaga n'umutima wanjye wose. Igihe kirageze Vava ararwaye aragutakiye urumva mwarakundanaga wagombaga kumwitaho nkuko yavuze namujyanye kwa Nyirinkwaya igihe kiragera aza kumbwira ati hano harahenze ntabwo biri bukunde reka nsubire ikibogora agikibogora rero hari aho bavuze uti namushakiye umukobwa bajyana aramutwara akigerayo dukomereza aho ngo akigerayo byagenze akigerayo yagiye mu bitaro bya Kibogora ahita ampamagara ambwira ati nahageze yampamagaye mu saa 10 z'ijoro ko nibwo bagezeyo ko bageza moya arampamagara ambwira ati twagezeyo bampaye ibitaro banshyizeho serumu ndi kumva ndikorerwamo gakeya tuzavugana ejo. Umunsi w'ejo ugeze ndamubwira ati umusibe ejo ndashaka kuzaza kukureba nkareba ukuntu umeze. Ni nabwo ka kavido twagakoze igihe nageragayo nagiye njyanye na Bakwizera cyane yabo ubwo abantu barayizi ngezeyo mu gitondo yari muzima bigeze nko mu masaa 9 ikibazo z'umugoroba gira vuba hari igihano bageze ahantu haryoshye bigahita nkuko naho yahoze anabibwirira